Icyo nakubwira cyo rero kugira ngo ni gahunda cyangwa se igitekerezo cyo gukora n'imihuriro n'abahanzi duse nkaho tugitangirana nuko kuki ntahuza imbaraga na runaka n'undi wundi ubishaka tugakora ibintu ndetse tugahagurukira rimwe tukarwanya ba bantu bakoresha ibihangano byacu. Abaterankunga barahari ndetse ni na benshi pe. Abasangira ngendo babasaza. Aha nongeye gusuhuza abakunzi ba Iwacu TV aho muri mu bice bitandukanye haba mu Rwanda ndetse n'inyuma y'u Rwanda ndetse no mu migabane itandukanye igize umubumbe w'isi dutuye. Reka mbasuhuze rero by'umwihariko nshimira cyane bamwe bakomeje kugenda bakora subscribe, bamwe bakomeje kugenda bakora like, bamwe bakomeje kugenda baduha comment zitandukanye ndetse n'abanyuri inyuma mu gikari bakaduhamagara cyangwa se bakatwohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Reka mbashimire cyane, muri abagaciro, muri ingenzi kandi mukomeze mudushyigikire kugira ngo ibikorwa twabateguriye bizajye ku murongo kandi mukomeze mudufashe kubiha umurongo ufatika. Bamwe rero bagiye bibaza bati ese murabona iyo gahunda mwihaye ko twumva ari gahunda ikomeye muzayishobora, ko tuzi ko ibintu byo gutegura ibirori, imyidagaduro, mbega ibintu bijyanye no gutegura ibintu bihuza abahanzi ari ibintu bihenze, ibyo bintu muzabishobora? Reka rero mubwire niba ubona hari n'ubufasha waduha wabidukorera nta kibazo, nta n'ikindi bigusaba. Turaza kukwereka bimwe mu bihangano by'ubugeni, igihe rwose waba hari icyo uguze wajya uba udufashije kugira ngo ibyo bintu tubishyire mu bikorwa. Ari nayo mpamvu twavuze tuti dukeneye kuba twakora album duhuriyeho turi abahanzi batandukanye, ariko n'abandi bakora ibintu by'ubugeni nabo twiteguye ko muzana ibihangano byanyu tugatoramo ibyiza kugira ngo twubake uruganda rw'ubuhanzi rudasanzwe. Ntabatindiye rero uyu munsi tugiye kuganira n'abasore mumenyereye ari we Jayden The Rapper, ariko uyu munsi ntabwo ndi mumuhamagare kuri telefone nk'uko bisanzwe, ndakoresha voice note. Ese ako kantu ko mwari mukazi? Jayden The Rapper, uraho neza? Ndagusuhuje nkoresheje voice note, nawe kandi uransubiza ukoresheje voice note. Nagira ngo rero nkubaze, ese imyiteguro uyigeze hehe yo gutegura album nshya ndetse no gukusanya ibindi bihangano twitegura kubishyira ahagaragara? Ese Jayden The Rapper, ni iki wabwira abantu batarabasha kohereza ibihangano byabo? Muraho neza, murakomeye n'amahoro? Natwe turakomeye kabisa, tumeze neza. Icyo nakubwira rero nuko imyiteguro yo igeze kure kandi irarimbanyije, ntabwo ntitwicaye ubusa. Turacyakomeza gushishikariza abantu gukomeza kohereza ibihangano byabo kuko igihe twihaye ntabwo kirarenga, ntarirarenga. Turacyafitemo iminsi igeze hafi mu byumweru 3 uhereye no munsi, yaba abakora ibihangano mvabwonko cyangwa se bibereye ijisho bakomeje kugenda batwandikira batubwira nyine batubaza n'uburyo twabona cyangwa se batugezeho ibyo bihangano, ariko uburyo bwo twari twabutanze bwo kugira ngo ibihangano biboneke. Ese rero imyiteguro irakomeje kandi uko izagenda ishira tuzagenda tubamenyesha nyine aho gahunda igeze. Yes, ni ibyo ngibyo kabisa. Wowe ku kibazo kijyanye na piratage ukibona ute, ucyumva ute? Ese wowe hari aho piratage yaba yarakugonze, hakaba hari abantu bakoresha ibihangano byawe cyane babishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo kugira ngo babyarire umusaruro, ariko kandi wowe nta kintu bakumariye? Wowe bimeze bite? Icyo nakubwira cyo rero kugira ngo ni gahunda cyangwa se igitekerezo cyo gukora n'imihuriro n'abahanzi duse nkaho tugitangirana nuko
ikintu kimwe mu byo iyi gahunda ije gukemura ni ukubanza guca iyo piratage. Rero ntarahuye n'icyo kibazo cya piratage cyangwa se gukoresha ibihangano byanjye mu nyungu z'abandi, ko babikoresha mu nyungu zabo jyewe singira ikintu mbona. Niyo mpamvu nanjye nateye ya mbere navuga nti kuki ntahuza imbaraga na runaka n'undi wundi ubishaka, tugakora ibintu ndetse tugahagurukira rimwe tukarwanya ba bantu bakoresha ibihangano byacu mu nyungu zabo, kandi twe ntitugire ikintu tugira gute tubonamo, kandi ari twe tuba twatanze imbaraga zacu, twatanze ibitekerezo byacu, amaraso yacu. Ugasanga rero wa mugani ya piratage nitutayihagurukira twe ba nyirabyo nta wundi uzabidukorera, ntawe kabisa, nta wundi uzabidukorera. Rero urumva izo mbogamizi twagiye duhura nazo zo kuba abantu bakoresha ibihangano byacu mu nyungu zabo, niyo mpamvu rero twatekereje tukavuga ngo turamutse dukoze ino album ihuriweho n'abo bahanzi hari ikintu kinini byadufasha. Hanyuma hari abandi bagiye bambaza, ndibaza ko nawe hari bagiye bakubaza bati ese iyo gahunda, icyo gikorwa cyanyu ni abahe baterankunga bakirimo bakomeye? Nagira ngo aho naho ube wagira icyo ubwira abakurikiye Hora Iwacu TV, by'umwihariko na bamwe mu bahanzi bagitegereje ko bazaza ari uko hajemo abaterankunga bakomeye. Abaterankunga barahari ndetse ni na benshi pe, ni na benshi. Turahera mbere na mbere ku bahanzi ba nyiri ibihangano bwabo ababashije kuba babyohereza, turabashimiye mbere na mbere nibo baterankunga b'igikorwa. Abandi ni abagenda badufasha mu bitekerezo, mu nama n'ubundi buryo bundi tutari buvugire hano, ariko bitewe nuko nabo bakeneye privacy yabo, badakeneye ko ibintu byabo bijya hanze, ahubwo bavuga ngo kuri wa munsi wo kumurika bya bintu twebwe ubwacu tuzaba duhari. Bashobora kuba bahari mu buryo buri online cyangwa se bakaba banahari live, kubera ko turacyafite iminsi. Ibyo byose rero biracyari mu biganiro, turacyari kubitegura. Bashonje bahishiwe, ese ko numva bari bishyuhaguza ibintu bizakorwa kandi bizagenda neza, naho kuvuga ngo bategereje ngo baterankunga bageze bate. Ahubwo bibe byiza noneho buri muntu wese yazizana umuterankunga, cyangwa se sinangombwa ngo baterankunga abandi baze kugira gute, abazaza bo ahubwo bazahava bavuga ati reka dutere inkunga noneho igikorwa kizakurikira. Naho ubundi abaterankunga bo yego turabakeneye, baracyanaza. Harimo abagenda baca mu gikari wa mugani kuko ibyo bivuga, bagatubaza ati se bimeze bite, gahunda yanyu iteye ite, tukabasobanurira. Ndibaza mu bantu bageze muri 10 na bangahe abagiye bashidikanyaho nyine bibaza ko wenda bishobora kuzadindira n'ibiki byose, twabahaye nyine impamvu zituma cyangwa zizatuma bya bintu byacu twebwe kubera ko twabiteguye neza twitonze bizagenda neza uko tubyifuza. Ubu buryo twahisemo bwo kurwanya piratage twifashishije mbere na mbere imbuga nkoranyambaga, ubona buzatanga umusaruro cyangwa ubona nta musaruro buzatanga? Nagira ngo ugerageze ubisobanure kandi mu magambo make kugira ngo abo ubisobanurira babashe kubyumva. Kuki ntahuza imbaraga na runaka n'undi wundi ubishaka, tugakora ibintu ndetse tugahagurukira rimwe tukarwanya ba bantu bakoresha ibihangano byacu mu nyungu zabo, kandi twe ntitugire ikintu tugira gute tubonamo, kandi ari twe tuba twatanze imbaraga zacu, twatanze ibitekerezo byacu, amaraso yacu. Ugasanga rero wa mugani ya piratage nitutayihagurukira twe ba nyirabyo nta wundi uzabidukorera, ntawe kabisa, nta wundi uzabidukorera. Rero urumva izo mbogamizi twagiye duhura nazo zo kuba abantu bakoresha ibihangano byacu mu nyungu zabo, niyo mpamvu rero twatekereje tukavuga ngo turamutse dukoze ino album ihuriweho n'abo bahanzi hari ikintu kinini byadufasha. Abasangira ngendo babasaza, abasangira ngendo babasaza, aribo rugamba na mujyarugamba, bari baranywanye barahanye igihango, bararahiriye kutazahemukirana. Bagakundana bagahahirana, bakunganirana, bagatabarana, bakagendererana, bagashyingirana, bagasangira kabisi n'agahiye. Basangiye ibirunge, basangira inzagi, inkangaza n'umutsama. Umunsi umwe abagamba b'ibugamba bagiye umugambi wo gutera rugamba, umucengeri ruganiza ingamba arabimenya yihuta
rugamba